ngwino mushinga duhuze ngwino ngwino handi wacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. Abaduteze amatwi mwiriwe, mugiye kumva ikinamico Shirimpumu mutegurirwa n'umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bayo aribo Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ajiprodojijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID. Nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Nyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ejo bundi waje iwacu wazanwe no kuduhuza ngo tubumbire hamwe mu bumwe n'ubwiyunge. Niko se Jane, ndakumva sindika. ngira ngo rwose ariko mutagize mwa babyeyi mwe. Namwe rwose aho mwamaye kwe busikete. Nibyo. Uyi moto rero ureba. Rwose igiye kujya imfasha mu gupagasa. Nagize n'amahirwe umukobwa wanjye Gatesi yagarutse mu rugo. Ubu ngiye kumushakira umukozi uzajya umufasha kwahirira amatungo. Nibyo simbika, ntabwo ari kuzabivamo rwose. Nizere ko ukibuka utaza kuntura hasi. Umara Jane, habwo urira tugende naho rwose icyuma se. Ntabwo mutura hasi moto ndacyayibuka da. Jyaho rwose ahubwo nkabukire dore amasaha arakuze turebe ko twagira hakiri kare. Nibyo rwose. Maze rero uze gutwara gahoro uzabanza uyimenyere. Oya umara ndagenda gake nk'umusaza da. Ko ntwaye mabuja se. Iyi moto rero izagufasha. Nk'ubu buri wa mbere najyaga ndangura ibicuruzwa, ugiye kuzajya uza kundangurira. Urumve ko iryo ari isoko rya mbere ubonye kandi rihoraho. Ikindi kandi nuko abacuruzi twegeranye nabo byajyaga bibagora kubona uwo batuma. Ndaza kuba gusabira nabo ujye ubarangurira. Rwose wa mubyeyi ugira ngo ntimwamfashije kandi n'ubu rwose muracyakomeza kumfasha. Ntako muri amutageze pe. Wowe ahubwo nzajya nkurangurira ku buntu nta kibazo. Hoya rwose simbika, hoya pe. Ntabyo ubuntu rwose. Dore ukamira abana banjye ku buntu. Ntabwo wagerekaho rero na moto. Ikindi kandi uzirikane ko esansi igurwa. Reka nihute, ndabona nakerewe inama da. Si imvura iratuma ngerayo. Umunsi naryamiye agatotsi kanyibye pe. Ariko se abantu bo bashira inama y'ababyeyi mu mibyizi baba bazi ko abantu babakura he. Ubu iyo wanshira muri weekend musaza wanjye ntaba yigiriyeyo akajya no gusura umwana we. Ariko nanjye da nari nikumburiye akisenge neza. Reka njye kunyura ku isoko nkagurira imineke amandazi. Ndabizi barabikumbuye. Ariko ndumva motije reka nyitege vuba ingezeyo nihute. Ko mbona wagira ngo nisimbikangu yitwaye. Nta bundi rero Janete, uyu mushinga naye ngusanganywe mu bitekerezo. Ariko nkibaza nzakura amafaranga bikanyobera pe. Buri gihe kiba kitaragera simbika. Ese uriya mugore uteze moto mbona asa na wa undi wafotoraga turi kwa Kamire simbika. Suko ari we? Ndabona ari we. Menye nawe buri ateze moto cyangwa igare. Ndabana tureba reka tumusuhuze. Waramutse zawa? Mwaramutse simbika. Ese mwaguze moto? Ariko nanjye najaga nkubona. Nkabona utari wo kugenda n'ibirenge pe. Waramutse zawa? Wambwiwe n'ikima? Uraho amakuru nge mwampaye rifuti. Ntabwo uzi ko gutwara abantu babiri bibujijwe. Naho ubundi rwose tuba tugutwaye. Ese ubundi uyu muntu uko tutamuzi simbika. Zawa ntabwo nzi. Ndi mushiki wa Simbikangwa. Anonsi ataturamuzi. Mushiki wa Simbikangwa ni nonsi yata wowe ntundagire. Ni mushiki wanjye da. Urabona adasa na nonsi yata se zawa? Yewe, reka tuba tugiye turihuta. Tuzasubireyo. Gaho muwe mwiriwe. Mugere amahoro. Garita yahomba. Ariko suriya mugore mwiza.
si ibikangwa yamukuye hehe igitonore ndakurahiye ariko nanjye nuko ntabaye umugabo ntabwo nari kujya nisondeka pe ariko se simbikangwa abagore beza bamuciki koko uw'amahoro mbona yarahengamye menya uriya mugabo azi kunoza umurimo pe ariko buriya njyewe wazamwegera ahari nanjye nkumvite abandi bagore bandushije iyi nkuru ariko ntabwo nayiryamana pe reka mpamagare Marigarita mubwire ibyo mbonye hano. Simbika noneho ngo ngejeje hano mu rugo itahire uguze gushaka ibyangombwa byose bizagufasha kuyikoresha mu muhanda. Ni ukuri murakoze cyane. Nimugoroba ndaza guhamagara Claude mubwire uko ubutumwa bwangezeho. Ese bura waza kumuhamagara umutihinda akumva uko yangezeho hatatagira ngo rwose twaramubeshye. Nta kibazo rwose Simbika uze kumuvugisha. Nikoye halo Marigarita ese ko numva ntareza afitera yewe washatse aho uhagarara tukavugana ko ngufite amakuru gashushe cyane. Zawa ngenda kumva ariko reka nimuku yampe neza noneho ngaho mbwira. Nikoye mukeba wawe wamubonye uteraka utancubije kuri ga mafoto nakoherereje. Ndekundorereza wa n'ubu ndacyarira uriya mugore gatinde Simbikangwa se ubundi yamukuye he? Wabonye ukuntu ari mwiza nyamara menya ari wowe watuma Simbikangwa adatera imbere. Gute se Zawa nawe ugira menshi nkora nkubwira. Ngira menshi ariko nyamara y'ukuri nge mba mbona ushaka kundisha umutima gusa cyangwa ni misiyo Simbikangwa yaguhaye kugira ngo nkunde ngaruke Zawa. Ese wambwije ukuri? Ngo Bikira Mariya ugaruka se buriya Simbikangwa uzi ngo yakwemera? We n'umugore we baguze moto basigaye bagenda bayivimviriyeho baganira barebana akana ko mu jisho uzumva yabahiritse nawe ngo uragaruka si yakwiteza. Mana yanjye we ugize ngo ikizawa ngo Simbikangwa afite moto uwo mutindi w'umugabo yayiguze iki cyangwa yagurishije isambu yanjye noneho nzamubamba arabeshya pe nzamubamba pe. ngo umubamba wamusigaga se utamureba hamwe wumve di. Zawa ibyo ntabwo nabyemera reka mbaze umukobwa wanjye Gatesi yasubiye mu rugo mwibariza amakuru y'imvaho naho yawe yose nayemera kuko n'ubundi uravugaguzwa ayo magambo yawe maze no ntukajya wampamagara umbwisha n'umutwe reka ngukuba. Ariko mama ejo waba waracuruje ibiro 2 by'umuceri ko hari byo nabuze nkaba nabuze n'amafaranga yacyo. Yego mwana wa hari uwo nakopye ahubwo nibagiye kukubwira zirimo abagabo yaje hano ngo usanzwe umukopa nuko mburikaye usanzwe umwandikamo kugira ngo nawe mushyiremo. Noneho dore kaye nandikamo amadeni mba nayibitse hariya musigi karito cy'isabune. Ese kuba wayihishe kure fi? Arega mba ngira ngo imbeba zitayijya mama. Yewe fi nawe urancekeje pe. Kera hari umucuruzi twari duturanye imbeba zaririye ikaye yari irimo amadeni abantu bajya baza kumwishyura akayoberwa yabishyuza neza nuko nabo bakajya bamwishyura ayo bishakiye. Ibaze bimbayeho nahita nsubira kusuka neza cyane rwose da. Niko se fi uriya mugabo akwishyura neza ko nabonye abashaka kwikopesha ibintu byinshi. Uravuga zirimo abagabo se? Zirimo abagabo banyishura neza uretse yuko nanone ni n'inshuti yanjye. Ubucuti bushingiye ku kifi? Aha oya nta birenze pe aza hano akankaniriza iyo nta bakiriya afite akambwira amateka ya kera gusa nanone hari ikintu kimwe yanze kumbwira. Ngo ikintu yanze kukubwira? Icyo kintu kimeze gute se fi? Yarambwiye ngo hari umuntu abona dusa ngo ariko kubimbwira ntacyo byamarira ngo azabanza bitekerezeho neza. Nahise nibaza byinshi. Yakubwiye ko ari nde se fi? Ndashaka kuzamugurira agacupa nikamara kumugeramo wenda azabimbwira neza. Fi utangiye gupfusha amafaranga ubusa ngo uragurira abantu amayoga bakubwira abo musa
aha itonde. none se mama kurakaye erega urumva yanteye n'amatsiko. Yewe ni ubwa mbere wumva abantu basa badafite icyo bapfana. Ese yakubwiye ko uwo muntu atuye he? ngo ntabwo yamenye iyo uwo muntu aba, ngo amuheruka kera muri 94. Ngo amuheruka muri 94? Eh. Uzi ko abantu basaze ubwo arakubona akabona usa n'uwo mugabo w'impunzi. iby'impunzi se ubikuye he mama? uzi ko nibutse nabyo ko yabimbwiyeho. Ngo iby'impunzi mbikuye he? Umuntu rero utagira aho abarizwa ntuzi ko se afatwa nk'impunzi. Ubwo ararebye asanga ukwiye gusa n'abatagira aho babarizwa. Yewe aribeshye. mama erega yabimbwiye tuganira bisanzwe, nuko wowe mbona wabigize intambara. Fisi rero mwana wanjye nkubwire ntukumva amabwire. Abantu baba bashaka kugutesha umutwe. Dore wari utangiye gutera imbere hato bataba bagufitiye n'ishyari bakazagutesha ibyo wari umaze kugeraho. uzi ko ari byo mama, ibyo ni byo rwose no kundoga byazamo. Witonde kandi ushishoze. papa ntabwo nari nzi ko uzi gutwara moto. ariko uzi ko bishoboka ni ubwa mbere umbonye koko gate. iyi tuzajya tugenda tugiye mu misa. Nibyo papa, ese wayiguze amafaranga ukuye? Ndabona kandi ikiri nshyashya. gira uti nshyashya mutongore mwana we. rwose buri umuntu ajya kwiheba ukabona imana iramugobotse. Wabaye wizimije ko numva isakuza papa. wiretse gate mu kanya ngiye kwigendaho, ahubwo mpanagura izo nkweto nanjye ngiye kuba nkaraba. hari abantu ushaka kujya kureba. Reka nzihanagure vuba noneho. reka nze mpamagare gatesi mubaze iby'aya makuru zawada mpaye niba atari ibihuha, ariko sabaye ari byo mana we. Ewe ndabona iciyemo. Alo, waramutse mama, amakuru y'iminsi se? Ntamiramukire gatesi we. Ko numvuganya se wabaye iki kandi? Niko ye, ko numva moto ihinda se uri mu muhanda? Hoya ndi mu rugo mama, ni moto ya papa irimo guhinda. ngo moto yande? Si ushatse kumbwira ko Simbikangwa afite moto se? Yayikuye he? Afite moto nshyashya da, aho yayikuye simpazi. Aho ntimunyumvira kandi ntiwamakaniye ngo nta mugore yashatse. none unyemereye ko afite moto kandi wa mukobwa we uri umugambanyi. Nta mugore afite yewe, ubu se simba narabikubwiye. Afite moto gusa nayo niyo akoresha akazi ashaka amafaranga. None si izo nka zo mu rugo ninde usigaye azahirira? Twashatse umukozi mama. Mwashatse umukozi? Urumva se ukuntu anyanga gate? Acunge mpavu yashaka umukozi, agure moto, ashaka undi mugore kandi mpari. Ibyo byose ntabyo yakoraga, cyakoze abagore bo yewe yarabahoranye, yemwe yarabahoranye ndabizi. Mama nukuri uramubeshyeye. Ugize ngo iki wakantuwe? Uranyumvira? Reka nze sha wowe naso ndaje mbereke. Mutagira ngo ni bimwe bya mbere. Noneho ngiye kugarukana umuvumba uteye ubwoba. Imuzangira nta soni. Inkuru yabaye kimomo ko Simbikangwa yaguze moto. Marigarita nyuma yo kumenya iyo nkuru azabyitwara mate. Ntuzacibwe n'igice cya 32 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.